nza gufatwa na diabete, fatwa na hypertension no kujya njya kuri toilette biranga. Nageze kwa Jeannette mfite ibiro 105, ntakora siporo, ntanywa amazi, ngira ikibazo cya constipation, ntajya muri toilette. Ariko ubu tuvugana meze nk'umwana. Rwose nashishikariza abantu bari mu myaka nk'iyanjye bafite buriya burwayi n'abakiri bato, kandi hari abana bakiri bato bagira ngo hari benshi twahuriraga kwa muganga bafite diabete kandi ari abana bato bakiri bato bakiri mu myaka 20 ariko batirinda bakirira uko babyumva. Nabagira inama rero bakurikije jewe w'imyaka mfite uyu munsi na diabete yari yamaze kumfata na hypertension, imitsi ntago nigeze nyikubwira, ntago udukweto nambaraga twari hasi. Ndabasuhuje mbahanikaze kuri urubuga Iyungure. Ni urubuga murabizi twunguranaho ibitekerezo kenshi kandi bidufasha muri ubu buzima turimo. Ubuzima turimo duhura na byinshi, duhura n'ibibazo, tugahura n'ibyishimo. Ndibaza ko mwese abo turi kumwe mumeze neza, kandi abatameze neza ejo cyangwa ejo bundi ibihe bihora bisimburana muzamera neza. Uyu munsi rero kuri urubuga tugiye kuganira na mukazana Zainab. Zainab, uraho neza? Amakuru yawe? Impamvu rero natumiye uyu mubyeyi yigeze kugira ibiro byinshi cyane, ndetse ibyo biro yari afitemo uburwayi butandukanye, yari afitemo diabete, yari afitemo hypertension n'ibindi aza kutubwira. Ndagira ngo ne kumuvugira atunyuriremo muri make ubuhamya bwe bw'ubuzima bwe. Murakoze. Njyewe nabagaho ntivuza, mfite ibiro byinshi. Wari ufite ibiro bingahe Zainab? Mfite ibiro 105. Hari mu mwaka wa ryari? Twari muri 2022 nejo bundi. Yego, nza gufatwa na diabete, fatwa na hypertension no kujya njya kuri toilette biranga. Ariko nyuma yaho naratangiye n'imiti ya diabete. Ndagira ngo tunyuriremo muri make kugira ngo umenye ko ufite ibibazo byose. Byagenze gute? Ni ibihe bimenyetso wabonye? Bimenyetso nacikaga intege, nkumva mfite intege nke, nkumva umubiri wanjye ntumeze neza, no kugenda bikanga, no kuzamuka akantu gato bikanga, ariko ntangira kujya nshya mu birenge, hajya numva ubushyuhe buturuka mu birenge. Njya kwa muganga, ngeze kwa muganga batekerereza uko mezi, bampimye basanga mfite diabete. Nyuma yaho nza kugira ikibazo nanone cyo kubyimba, nza kubyimba bene hano mu matama, hano mu majigo nk'amashamba. Ndabyimba hano na hano hasi, ndabyimba n'iminwa irabyimba. Ngeze kwa muganga barambwira ko mfite hypertension, bahita bantangiza imiti. Cyakoze ububyimbe burashira. Nyuma y'ubu bubyimbe nsubirayo numva nshya mu birenge, basanga mfite na diabete yaramfashe. Wabyakiriye ute Zainab? Nkimara kubona ko bimfashe byanteye n'ikibazo cyane. Wese wumva usigaje igihe gito cyane, numvaga ko ahubwo najyaga numva bavuga ngo wakurwara diabete warwara sida. Nkavuga subonye niyo iba sida ariko ntibe diabete. Ariko nza kuza kumenya hari umuvandimwe wandangiye ati hari umuntu wavuye hanze, wavuye South Africa ukorera Kimironko hafi ya gereza, atuzajye kumureba, ati azagufasha. Nagiyeyo koko ndamubona, ahita amfasha. Uwo muntu ninde? Niba Jeannette. Yego. Goshen. Yego. Ubwo aramfasha, antangiza amarejime, ariko ntoza no gukora siporo. Ndagira ngo utubwire, ugihura nawe wari ufite ibiro bingahe? Siporo ku muntu utarigeze akora siporo, kumubwira ngo uhita utangira siporo ntago ari ibintu byoroshye. Nayitangiriye ahiwe ahubwo. Ndagira ngo utubwire neza kugira ngo abadukurikiye kuri urubuga Iyungure bagire icyo bibafasha, bumve ko hari uburyo umuntu ashobora gucamo, yabucamo neza agakira ibibazo bitandukanye. Yego.
bibaho rwose biranashoboka yewe nageze kwa Jeannette mfite ibiro 105 ntakora siporo ntanywa amazi ngira ikibazo cya constipation ntajya muri toilette ariko ubu tuvugana meze nk'umwana meze nk'umwana umwe bavuga ngo arwaye inzoka na isaha yari yose umunota ngiriyeho toilette nta kibazo ndituma neza urabibona ko ubu dore ndashyizeho na sentire. Hari abajya bavuga Zainab mbere yuko dukomeza n'ubuhamya bwawe niko navuga bakavuga bati iyo umuntu abyibushye ari mu myaka myinshi biragorana gutakaza ibiro wowe byagenze bite ndagira ngo tunyurire mu rugendo rwawe. Ni ukuri iyo ukurikije inama ya muganga ibintu byose birashoboka ndi mu myaka mikuru urabibona ariko ntago byangoye nakurikije inama ze ampa n'amarejime kuri ibi bintu mubona byose yagendaga bimpaho nkabikurikiza akambwira uko ndya uko nitwara uko nifata byose ndabikora ibintu byose ibiro byaragabanutse pe ufite imyaka 58. Aha birumvikana rero Zainab afite imyaka 58 yari afite ibiro 100 na bingahe Zainab na 5 uyu munsi ufite bingahe iyo ubaza usanga umaze gutakaza bingahe ibiro 20 mu gihe kitageze no mu mezi 3-4 aha byose rero birashoboka ndagira ngo udusangize uko byagenze kugira ngo nudukurikiye udashobora kubona uko agera ku wagufashije yumve ko icyo kintu agikoze hari icyo cyamufasha Zainab. Kuri birafasha cyane. Byagenze bite ni nk'iki wubahirije ubona cyagufashije n'uburyo wabikoraga? Nubahirije ikintu cya mbere imirire uko naryaga mu kajagari narabiretse. Ndagira ngo bitubwire ugende ubitubwira ubundi naryaga buri kiryo cyose gishoboka narakiryaga ariko aza kumbwira uburyo kinakwitwara mu kurya cyane nk'inyama ni ikintu nagabanyije amacapati turabizi abasiramu turabikunda icyayi narakiretse ndakinywa hari ibintu biriya bintu reba hari yarabimpaye nibyo nshyira mu cyayi. Ni ibyitwa ngo iki Zainab? Ntabwo nzi ukuntu bimeze nka porridge. Bimeze nk'ubuki biriya. Yego ngira ngo byitwa moras. Ego ibi yaba mu karu yaba icyayi cy'amata uranywa ukumva icyayi kiraryoshye ukumva icyayi kiraryoshye nta kibazo arambwira ati icyayi ntuzakireke uzakomeza ukinywe ariko ujye uteka amata ushyiremo ibiyiko 2 hano nibyo nkoresha na n'uyu munsi ntabwo nongeye kunywa isukari. Ku bijyanye n'imirire kibazo ni nk'iki waretse cyane wumva ko cyagufashije cyangwa ni ibiki waretse? Naretse ntabwo nabiretse ngo mbiveho burundu. Nk'inyama narazigabanyije inyama ashobora kuzirya nka 2 mu kwezi ashobora kuzirya nka 2 inyama z'inka inyama z'inka zo mba numva nsa n'uwaziretse urumva ikintu cyitwa nko kurya umuceri nawo narawugabanyije cyane nimba naryaga rushe 2 ubu ndya rushe 1 y'umuceri ubundi nkarya imboga nyinshi nkarya salade nyinshi nkakora siporo pe ndabikora. Watubwiye ko uri mu myaka hafi yegera 56-58 hari abamama rero badukurikira cyane ku rubuga ingure akubwira ngo nta mbaraga ntabona zo gukora siporo ntakoze ndi umujene nkiri muto ubu nayikora ndagira ngo baho ubuhamya bwinshi ukora siporo niki gufasha cyane. Siporo nanjye ntago nazikoraga ariko yanshishikarije gukora siporo ambwira ati siporo ya mbere nuko wabize icyuya siporo ndazikora koko urabibona n'ubu tujyanye mu nzira ntiwamenya ko nkubyaye twagenda ntago wansiga. Siporo se ubona hari imyaka yagenewe nabi itagenewe Zainab? Siporo ntawe utayikora. Uyikora umwanya ungana iki kugira ngo biri ibyuya bigutwara umwanya ungana iki? Bituruka n'ahantu mvuye nk'ubu ngubu nkunda kuyikorera ku irebero mvuye ahantu bita mu Gihene cyangwa nkavaho ntuye nkagera i Nyamirambo kuri stade ngakorana n'abandi n'amaguru mvuye mu rugo niruka nikora kuri stade hari abantu benshi dukorana kuri stade regional Nyamirambo nkakora ku buryo
icyuya kibira mva mu rugo niruka saa 11:30 mba ngeze kuri stade. Hari abandi bamama murabizi bangana nanjye baba bakiryamye bumva batakwiyorosora. Ugenda ryari? Mva mu rugo saa 11 za mu gitondo. Waryamye ryari? Ndyama kare, ndyama saa 3 iyo maze kureba amakuru. Aha, Zaina, ndagira ngo utubwire, urimo uratubwira uburyo wakoresheje, ariko buriya umuntu yicaye akareba ibintu byose umuganga cyangwa uwamufashije yamubwiye, hari ikintu cy'ingenzi avuga ngo iki kintu ndumva ntekereza ko aricyo cyamfashije cyane kurusha ibindi. Watubwiye imirire, utubwira kunywa amazi, kuri ubu nywa litiro zinga, urabishobora kandi mbere cyane utarayanywaga cyane numva nandyoheye. Amazi iyo yamenyereye rwose n'umubiri urayagusaba, iyo ntaraye nk'umubiri urayansaba. Yego, nk'ubu amazi iyo ntanyweye menshi nywa litiro 2. Litiro 2 zo ni itegeko, ngomba kuyanywa. Ariko hari n'igihe iyo ndi mu rugo honda nayarenza, kubera kuyabona mba numva nyashaka, kuyareba mba numva nyashaka. Iyo wenda nagiye hanze ndatinya kuko harahagusaba kujya buri kanya. Ariko nk'iyo ndi mu rugo ndayanywa kandi nkumva ndyoheye. Ikindi wirinda kurya gusa mu kajagari. Burya kurya cyane ni bibi. Hari ukurya cyane ibiryo byashya ukarya, wateka abashyitsi baza ukarya. Oya, nk'ubu iyo nariye ku manywa nkageza saa 8 ushaka kunywa cya cyayi cyanjye kirimo ubuki, nijoro sindye nkabyihorera kandi numva ameze neza kandi narabitoye, umubiri umaze kubitora pe. Abantu bari mu rugero rwanjye nabashishikariza gukora siporo kuko hari benshi duhurira hano, hari n'uwo twahahuriye witeraga inshinge hano ntakitera. Aha, hari abantu rero nibyo koko ntabwo twavuga ngo abantu bose indwara ya diabete ishobora gukira, ariko wowe utubwiye ko byashobotse. Kugira ngo umenye ko wakize neza, aza no kutubwira nabe na hypertension yarakize, kugira ngo umenye ko wakize neza wisuzumishije kangahe, byagenze biti mu magambo arambuye? Yewe rwose buri kwezi ahubwo mba mfite rendez-vous, sinjya nyicaye kwa muganga. Si hano kwa muganga w'ikizungu nyine usanzwe, mba mfite rendez-vous ya buri kwezi kureba uko mpagaze. Uko ngiye basanga ndi normal, uko ngiyeyo nabikwereka. Buriya ndanabifite hariya n'imiti uko bayima yose narayihagaritse. Uko ngiye barambwira bati nta kibazo, uri kwitwara neza, nta handi nabikuye. Rero ni hano kwa Jeanette. Umuganga wawe rero akibibona, abonye ibipimo byagabanutse, ashyizemo igipima umutima, ubwo ni umuvuduko, hypertension, asanze ni bizima. Niki yakubwiye, mwaganiriye iki? Yarambwiye gusa ngo ndi kwitwara neza. Urabibona ntago mubwira ko nzamo hano. Naramubwiye nti hari muganga ujya umpa inyigisho akambwira uburyo ki nitwara. Arambye ati se yakubwiye kwitwara gute? Ngiye gukora siporo nyinshi, ambwira kunywa amazi. Nk'ubu ngubu buri gitondo ndagenda nzinduka nkiruka nka gakeya, nkongera nkagaruka mu rugo nkakomeza imirimo yanjye. Nk'abo mu bana babyakiriye bati uyu munsi barabyumva nk'ukuri cyangwa se barabyumva cyane? Abana mbana nabo rwose barabitoye, baba bampamagara mama ngo dusimbuke umugozi. Ntabwo byabanje kukugora? Ndagira ngo umbwire utangira siporo kugira ngo nawe undi udukurikiye kuri urubuga Iyungure nabitangira avuga ati ibi bintu byigeze kuba kuri Zaina, reka nanjye nkomeze urugendo bizagera aho bize. Byabanje ugitangira nyitangira nabanje kujya nkora marishe gusa. Nashaka nko gusa n'uwiruka nkumva hano mu mavi biri kwanga, ariko maze kumenyera marishe ku buryo nkora nk'ikilometero cyose kuri marishe, mu kugaruka nkasa n'ushaka kwiruka gake nkajya ngenda numva ariko hari ibiri kumfata mu mavi. Ni ibiki bigufata Zaina? Numva nyine ni za ntege nkeya, ni za ntege nke zo kutamenyera siporo, kandi mu mavi haba hatarafunguka, haba hasa n'aharimo ibinya. Kumva nk'ikintu wakwiruka ukumva ugiye kugwa, ariko uko ugenda uzikora umenyera bya bintu birafunguka, biba biri mu mavi byaragufasha. Ikintu cyose rero ni akamenyero, ni ubushake,
iyo ushatse ikintu ukigeraho. Tugaruke kuri wa mubyibuho Zaina, hari ibintu bitandukanye umuntu adashobora gukora kubera ibiro byinshi. Ndagira mbwire cyagiye wari ugifite ibiro birenga 100 uyu munsi hamaze kuvaho ibiro bigera kuri 20. Ndagira ngo tubwire uko ubuzima bwawe bwari buhagaze. Aha ngaha uragenda uduha ingero, kuko nk'iyo uganiriye n'abagabo bafite ibiro byinshi barakubwira bati hari imirimo tudashobora gukora, hari ibintu bitandukanye. Wowe nka Zaina, ubuzima bwawe bwari buhagaze gute? N'icyo utashoboraga gukora kuko uri munini uyu munsi umaze gutakaza ibiro byinshi ukora? Byari byinshi, hari byinshi ntakoraga. Ntago nabashaga nko gukoropa. Uri kumva, ntago wafata itorosho ngo ukorope. Uyu munsi ndakoropa nkoresheje itorosho, sibyo? Sinabashaga kwifurira, nazanaga umfurira. Uyu munsi ndifurira. Ni ibintu byinshi birakunara. Ntago nabashaga kujya kuri toilette yo hasi. Ntago wasutamaga? Ntago nasutamaga. Amavi yari byaranze. Wajyaga nk'ahantu gakayakangura yuko wamanuka kuri toilette bikanga, ukumva wareba ikintu ufataho ngo usutame, nabwo wasutama bikanga, ukabona ko bitari bushoboka. Nkoresha na toilette yo kwifashisha yo hejuru nk'uko nicaye kuri iyi ntebe kugira ngo ariko uyu munsi wa none njya kuri toilette nta kibazo, ndasutama nta kibazo, buri kazi kose ndagakora nta kibazo. Nawe urabibona, ndakwereka amafoto. Uranyereka amafoto, turagerageza no kuyasangiza abo tubana kuri urubuga iyungure, kuko urimo urabungura byinshi. Ndagira ngo noneho utubwire mu mafunguro bakubwiye gufata. Watubwiye imboga, utubwira imbuto, utubwira amazi, ariko icyo gihe kugira ngo ugere kuri ibi biro, icyo gihe kugira ngo uyu munsi ube nta diabete urwaye, icyo gihe kugira ngo uyu munsi ube nta hypertension yarakize, wabifataga mu gihe kingana iki? Waryaga mu gihe kingana iki? Byari byose hari amasaha bari barakubwiye gukoresha aya mafunguro ndetse n'aya mazi, nagira ngo bidusangize. Warabyukaga mu gitondo, tuvuge ni mbere nimwe narabyukaga, ndavuga nyuma uvuga ndi hano naramaze kugera kwa Jeannette. Narabyukaga mu gitondo nkanywa amazi nkiri mu buriri. Angana iki? litiro n'igice. Mpita nyinyweraho, hari amacupa ariho y'amaplastike, nyanywera mu buriri, nkahita nyanywa nkarangiza nkongera nkiyorosa. Ubwo aho nshakiye kubyuka, ubwo ni sangapi? Saa 11 ndayanywa. Bajya bavuga ko ari amazi atera n'agatotsi, nibyo? Uhita usinzira, ufatiraho. Uhita ufatiraho ugasinzira, ugakangurwa no kumva ushaka ushonje, ushaka no kujya kwihagarika kubera y'amazi menshi wanyweye. Ubwo iyo ubyutse nyine nawe urabyumva, amazi aba yamaze gukwira umubiri wose. Iyo uvuye hariya uraza ugakomeza imirimo yawe uko bisanzwe. Hanyuma ukongera gufata irindi funguro ryari? Ubwo hakaba harimo kugenda hacya, ugakora uturimo, wenda ugateka icyo gikoma, ukanywa cya gikombe cy'igikoma kirimo ubuki, morasi. Narangiza kunywa nkajya mu turimo bisanzwe. Urumva mba numva mu nda hagikomeye, nkaza guteka, nimba ari ako gatoki, nimba ari izo mboga, nuko nkaza kubifata nko mu saa 6 saa 7. Nyuma yaho ubwo nyine urumva nkomeza numva nkomeye, bikageza nimugoroba. Naba nanyweye icyayi, nkongera kuza kurya nijoro. Nashaka nkarya ibiryo, nashaka nkarya salade, nashaka nkarya imbuto, nkarekeraho. Ntabwo inda ikimbaza ibyo kurya cyane, ko namaze kubyikuramo, kumva ari byo nshyira imbere, ko nabonaga ari byo bintera ikibazo. Niki rero tugana ku musozo w'iki kiganiro twagiranye kuri urubuga iyungure. Nibaza ko wunguye benshi ibitekerezo, cyangwa se hari ibyo wunguye ku buryo bashobora kwitwara mu ubuzima bwabo bari bazi ko butahinduka bukaba bwahinduka. Niki wabwira abantu baba bakiri bato, baba bamama bakuze, yewe n'abagabo? Hari abantu bibaza ngo hari indwara zidakira, ariko wowe byarashobotse, indwara zose wari ufite mu mubiri zirakira. Hari abantu bumva ko hari ikintu batareka, umuntu akakubwira ngo ntago nareka icyayi, nta diabete ndwaye, bakabigira n'imikino. Niki wababwira, cyane cyane burya ko kwirinda biruta kwivuza? Ikintu cya mbere no kwirinda.
ikintu cya mbere ni ukwirinda, kuko kiriya cyayi dushyira imbere, biriya bintu by'amavuta menshi ni ikintu kibi cyane. Ni ibintu nakundaga capati cyane, ngakunda hari icyayi, n'abakunda amafiriti na mayoneze kandi cyane. Ibyo rwose ni ibintu ntakinahaha, ntago nkibihaha. Niyo abana babishatse ndabibagurira nibyo, ariko sinshobora kubikoraho, nta nubwo umutima wanjye numva ubyerekezaho. Ibaze ujya mu bukwe ukabona ukuntu uri burye, ukanywa fanta, ukarya, ukanywa amazi, ukavuga utoya ntago nanywa amazi uyu munsi kubera ko nagiye mu bukwe ndanywa na fanta. Ariko jyewe ntago ariko mbigenza. Ndagenda, urabona mu makwe baba bateguye ibiryo byose, ndagenda nkirira bya biryo umubiri wanjye wemera, imyumbati, amateke, kandi nkanywa y'amazi, nta kintu antwara, nta n'ikintu atwara na gito. Iya mazi ni meza rwose. Nashishikariza abantu bari mu myaka nk'iyanjye bafite buriya burwayi n'abakiri bato, kandi hari abana bakiri bato bagira ngo, hari benshi twahuriraga kwa muganga bafite diabete kandi ari abana bato bakiri bato, bakiri mu myaka 20 ariko batirinda, bakirira uko babyumva. Nabagira inama rero bakurikije jyewe w'imyaka mfite uyu munsi, na diabete yari yamaze kumfata, na hypertension, imitsi ntago nigeze nikubwira, ntago udukweto nambaraga twari hasi, kandi nambaraga agakweto karekare, ariko kubera imitsi, kubera ya diabete yamaze kumfata, hypertension, sinari nyambara inkweto. Kuva aha kugera hariya nakoreshaga isaha, ariko uyu munsi no gutega rwose nagiye mva hano nkagera Nyabugogo, ntushaka kubyemera. Mva mu rugo nkajya Nyabugogo, nkajya guhaha, namara guhaha ko mba naguze byinshi nkabona gufata bisi, ariko nigendera n'amaguru iminsi yose. Zaina yigendera n'amaguru kandi ubuzima bwe buhagaze neza, bivuga ngo rwose kubahiriza yaba imirire yaba ibyo anywa byaramufashije cyane, byahinduye ubuzima bwe. Ngira ngo murimo muranabibona ku mafoto, mwanabikurikiye ku mafoto, kuva ku biro 100 bingahe ry'abantu, kuva ku biro 105 uyu munsi akaba afite ibiro 85 kandi yiteguye no kujya munsi yabyo, gutakaza ibiro 20 mu gihe cy'amezi 3. Burya birashoboka. Babandi rero mujya mwibaza ngo imyaka hari aho ihurira n'ibiro, ngo hari imyaka wageramo ibiro niba bitakare, biterwa n'uburyo wabikoresheje. Mwakoze cyane mukazana Zaina kuba udufashije mu kungura ibitekerezo tugendeye ku buhamya bwawe bw'uko wakize diabete ndetse na hypertension. Abadukurikiye ku rubuga Iyungure, wakoze cyane kudufasha kungurana ibitekerezo. Nta nubwo ari Zaina bunshimira gusa, ndanashimira mwese abo tujya tubana ku rubuga Iyungure, abo tutajya tubana urubuga twunguraniraho byinshi, tureba indwara zitandukanye, uburyo zidufata, uburyo twakwirinda, tukareba uburyo dushobora kubaho neza kuri iyi si, kuko dufite ubuzima ariko dufite naho ubwo buzima tubukoreshereza mu bantu tubana, mu buzima tubamo umunsi ku munsi. Abatarakora subscribe, uyu mwanya n'uwanyu, mukore subscribe tujye dushobora gusangizanya ubunararibonye. Kambashimire rero, mbifuriza gukomeza kugira ubuzima buzira umuze no gukomeza kumererwa neza, ariko ntitukajye tubabura ku rubuga Iyungure.